wikwitera icyuma. Hari abana asanga bakorera amafaranga meza hano i Kigali, akorera yambaye imyenda mibi, yambaye inkweto mbi, wajya kubona ukabona ababyeyi mu cyaro bariyicariye bategereje ko agomba kubohereza amafaranga akishyura minerivare akabatunga akagira ati no wowe uzitunga ryari. Nta ka breakfast ufata, nturya neza, ntusohokana bagenzi bawe, urajya ku kazi n'umutima mubi n'ikina mukushi wirirwa ushihura abandi kubera ko udufaranga twose ukorera usanga tugiye mu bintu bitari inzozi zawe. Nta mpamvu nimwe ugomba kwitera icyuma. Kora ibyawe asigaye ubwira umuryango ati burya 5 nibyo bisigara mu bikoresho icyo mushaka. Papa ajye guhinga, mama ajye korora inka. Rero twebwe tugera ahantu wumva inshingano ntago ari izawe. Ntekereza ko icyo yarashatse kuvuga hano ari icyo bita mu Cyongereza kuba mindful cyangwa se kuba ufite awareness. Ubwo mbigenekereje mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo ese uri gutekereza ku cyo uri gukora, ingaruka za gifite kuri wowe cyangwa se mbese ku mpande zombi, kuri wowe nabo uri gukorera icyo gikorwa. Ese uzirikana ibyo umuryango wawe waciyemo? Ese ni iki cyabiteye? Ni ihe mpamvu wenda iwanyu biriye bakimara kugira ngo ubashe kwiga amashuri? Reka tuvuge ko ari ubukene, nawe kubafasha mu buryo nk'ubwo Isa yavuzemo ni ugutera intambwe yo guca ka kagozi k'ubukene cyangwa se ya mpamvu yatumye habaho situation yo kuvuga ngo biraza gusaba ko umubyeyi afata icyemezo cyangwa se afata umwanzuro kuvuga ati reka nshore muri uyu mwana umwe, noneho nyuma azahindukire natwe adufashe. Ese ukicara nyine ugasesengura iyo mpamvu yabiteye, wamara kureba uko bihagaze, hari ukuba wafasha abavandimwe bawe kugira ngo mukomezanye urwo rugendo rwo guca ako kagozi, ugakora ibishoboka nk'uko hano yabikomojeho. Abantu benshi aka kantu bakirengagije, akantu ko gukora ibishoboka. Mu gitekerezo cye cyane nabonye abantu hano bakirengagije cyane, kandi niko gahatse ubusobanuro cyangwa se impamvu y'igitekerezo cye. Hanyuma rero ababyeyi ukaba wabasaba kwirwanaho, ukabaha wenda uburyo uramutse ubufite, hanyuma mbese mukaba mwakemeranywa yuko ugiye mu bibazo bafite ugiye kubafasha ijanisha runaka. Aho nabahaye urugero rwo kuvuga ngo ushobora gufasha barumuna bawe, noneho ababyeyi nabo ukabasaba kugira icyo bakora kugira ngo babashe kugira ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mbese wowe ukagira rwa ruhare rwo kugira ngo ubagabanyirize umutwaro, apana nyine kuba wakikorera umutwaro wawe. Nyine hano icyo yagarukagaho ni ukwibaza utese ese uraza kubabereho cyangwa wowe uraza kwiberaho mu buryo bwo kugira ngo ugere kuri ya ntego bifuje ko wageraho, and then ube waba stable yo kuba wabafasha even no mu buryo bwisumbuyeho. Ariko mu gihe biba bitaratungana neza, icyo ubukoze ni ukugira gute? Icyo ubukoze ni ukuba ukora ibishoboka byose ariko ufite intego, ufite intention yo kuvuga ngo ndaweya, I'm mindful of my family situation, cyangwa se nzirikana ubuzima twaciyemo mu muryango. Ariko ibyo ngibyo bikajyanirana n'ikintu cyo kuvuga ngo ntago ndi buze kwiyibagirwa ku rwego rw'uko ibyo hano yavugaga kwitera icyuma no kuvuga ngo even if ushobora kugira icyo bafasha, bikore ku buryo bitari buze kugushyira mu bindi bibazo nk'amadeni. Yego, hanyuma impamvu rero nari nakoresha ari amagambo abiri, mindful cyangwa se kuba uri aware ya situation urimo. Reka mbihuze n'ijambo ryitwa people pleasing personality. Abana baba barakuze muri iyi miryango iba yaririye ikimara bitewe na situation z'ubukene, amakimbirane mu miryango ndetse n'ibindi, usanga badevelopa cyangwa se bagira iyi kamere cyangwa se iyi myitwarire, aho usanga iyo bakuze bakagira aho babasha kugera, iyi kamere ibahatiriza kugira icyo bakorera hahandi baturutse kugira ngo bemerwe cyangwa se kugira ngo bakomerwe amashyi cyangwa se kugira ngo bishimirwe. Ariko akabikora agamije icyo ngicyo cyo kwishimirwa, atagamije kuba ari kubikora
abitekerezaho. Aha niho hahandi uzasanga umwana ashobora gukorera wenda tuvuge 100% by'amafaranga yinjiza, arafata nka 60% akayohereza iwabo kugira ngo abatunge, atabasabye cyangwa se baticaye ngo basesengure ikibazo cy'uburyo bagomba gufashwa cyangwa se n'uruhare rwabo muri uko kubafasha, ahubwo akabikora gusa ameze nk'uri kuziba icyuho cy'uko mu gihe cye cy'ubwana bitari bimeze neza cyangwa se bitabashije kugenda neza. Mu by'ukuri abikora kugira ngo ashimwe, ntago abikora ari wa muntu uvuga ati okay, nkorera aya ngaya, mfite kubanza kuzuza inshingano zanjye muri buno buryo, ariko nabwo si ngomba kwibagirwa umuryango we. Ni ukuvuga ngo people pleaser we abikora agamije gushimisha ba bandi, nta kindi, nta plan yo kuvuga ngo ese ngewe bizangeza hehe, nta plan yo kuvuga ngo ese negera ababyeyi tuganire kuri iki kintu cy'uburyo bagomba kuba twakemuramo ibibazo byugarije umuryango. Oya, we icyo aba akeneye ni ukwishimirwa, bitewe n'uko kwa gukura mu muryango hari ibibazo by'ubukene cyangwa se hari ibindi bibazo, umwana bimera nk'ibimugizeho igikomere, bityo iyo vide cyangwa se icyo cyuho cy'uko ababyeyi be bamufashaga mu buryo bumeze nk'aho bubagoye, akumva nawe nyine akumva icyo kintu kigomba kumusunikira nawe kugira icyo aba yabikora. Aha ni hahandi ashobora gufata n'amadeni kugira ngo ashimishe ba bantu, just gusa kugira ngo abashimishe. Sofa rero ibyo ngibyo nibyo ntekereza ko Aisa yagarukaga havuga ati icara wisuzume urebe aho ukeneye kuba wagera. Biranashoboka yuko ushobora gufata iyo risk yo kubabwira ngo abana wenda barumuna banjye bige mu mashuri yo hasi kugira ngo njye mbashe kugira aho ngera, bityo rero nibanazamuka bazamuke hari aho ngeze, bityo baze tufatanye urugendo rwo kugira gute rwo guhindura situation y'umuryango.